Erega uwitwa Ruben Amorim mumubariye ubaza amakipe yose ari muri Premier League zisa ugahita ukora table uhereye igihe yazi mu kwa 12 ugahera mu kwa 11 ugahera igihe yazi n'uwanyuma afite amanota 31 mu bikemo tuzo ariko ni sawa cyane mari inota kuri mu mikino birahura cyane birote birimo biraringanya umwenda bitego 13 umwenda bitego Tottenham ni muri imbere na 53 ashatse sinamana ntizamutse nayo nimbi ariko byaje posugura ibyaje posugura kuko ngo afite 9 kuri 12 hanyuma West Ham iraho hafi 38 Wolves 36 Fulham 4-1 Brentford 4-8 Everton 4-5 Brighton 4-6 Aston Villa 50 Nottingham 50 Bournemouth 50 Crystal Palace 5-2 Newcastle 5-3 Manchester City 5-8 Chelsea 5-8 Arsenal 6-8 Liverpool ni yambere 3-8 ubariye mu mikino 31 ya Premier League imaze gukinwa kuva Ruben Amorim yafatira ekipe yatsinze imikino 8 yonyine anganya 7 atsindwa 16 yinjije ibitego mu 36 atsindwa ibitego 49 kuva mu mwaka wa 1992 nibwo Man United itangiye nabi ikabona amanota 4 ariko birahura ngewe mibare ya Ruben Amorim imibare imikino ine amanota ni imikino 31 amanota 30 nise buri udahindagurika ni sawa mu mupira ho buri match bara amanota 3 abari sheke iteye ubwoba so kuri bano bakteri b'ikipe ya Manchester United uyu mugabo Ruben Amorim afite uburyo abipanga n'uburyo yifuza ko bakina ubona bidashobora guhereza Manchester United uburinganire bukenewe kugira ngo ikipe ishobore gutsinda imikino mu buryo bworoshye cyane yego ibi ngibi ndabigarukaho muri ubu buryo ubundi ikipe kugira ngo ibifite nibura ibintu by'ingenzi ishobora gutuma itsinda imikino mu buryo bukurikirana mediane ni pio iremereye cyane kugira mediane ikomeye ni ikintu cy'ingenzi cyane so iyo ngiye kura muri Manchester United uburyo uyu mugabo arimo abarinyamo nkagerageza no gutekereza karakteristike cyangwa se ibintu nzi biranga aba mediateri batatu beza b'ikipe runaka bijyanye n'uburyo abatoza benshi bakunda kwarinya abakinnyi batatu bahagati bakina hagati muri mediane iyo nekereje kuri Manchester United hari ibintu bitatu nzi by'ingenzi biranga mediane akenshi ikunda kuba ifite umuntu mwiza mu kwambura imipira ikagira umuntu wa kabiri mwiza mu gutembereza umupira hagati mu kibuga ikintu cya gatatu ku mediateri wa gatatu wiyongeramo kugira ngo mediane ibe iri parfait cyangwa se iri perfect n'umukinnyi noneho nawe mwiza ku mupira ariko noneho uzi no kure mu buryo buvamo ibitego sasa yongeye kura muri Manchester United abakinnyi babiri barimo bakinishwa hagati muri mediane ngo batanga uburinganire bw'ikipe baboramo umukinnyi umwe abo babiri kwanza muri ibyo bitatu mvuze bafitemo ibiki yongeye kura kuri Bruno Fernandes afitemo bya bindi navuze by'uwa gatatu ushobora gutanga passe hanyuma ivamo ibitego yongeye kura kuri Emmanuel Ugarte Sofa anyereka yuko nubwo ntarabibona 100% ariko profile ye ni muri match z'ikipe y'igihugu yirigwe nkunda kubona agira performance nziza akenshi baba bamufite nk'umuntu mwiza mu kwambura imipira sasa Manchester United muri bya bintu bitatu bigira mediane nziza habuzemo ikintu kimwe habuzemo umuntu noneho ushobora gutuma ikipe ikina uw'umuhanga cyane kuri baro uzi gukinana na bagenzi be igane wiriwe neza umeze neza na amahoro cyane aka kantu ngira ngo nuza kubyumva ibyo byose uraza kumfasha kubyaguramo mwiza ahubwo ko neza aho ngaho noneho muri abo media Samira batabyemera aravuga ati habe yani ko mbyemera nemera ko media ari gomba kwama abantu batatu umukaseri umudistributeur n'umuturage ngira ngo turabigize mu gifaransa cya rigani hari umukaseri ha umukreateri n'umudistributeur cyane cyangwa se kwa kuna amateleviziyo atwereka mbere ya match ububona espace zose cyangwa se ahantu hose bahafunze nta hantu uri buce kuko ubona Dorgo yafunze Mazura yafunze hagati harimo Ugarte na Bruno ugahita ubona abandi batatu bari inyuma Shaw Delight na Yolo ukavuga ati ahubwo ikipe iracaye kumbona ahantu hose hafunze kwidanangiye ko mbona nta ka espace ku buryo icyo bita imirongo lines uburyo abadefenseur bahagarara hari umurongo w'imbere hakaba n'umurongo w'inyuma espace birimo
ikintu cya mbere Man City yabashije kumetiriza ni ugukoresha icyo kintu cyitwa espace hagati y'imirongo. Uzumva ijambo abatoza bakunze gukoresha bavuga ngo twakreatinze icyo bita pockets cyangwa se twe express pockets. Pockets ni iki? Pockets ni kwa kunda aba defenseur batatu bahagaze ku murongo umwe b'inyuma. Shaw ahengamiye ibumoso, Mattis ahagazemo hagati, Yoro ahengamiye iburyo. Uwo ni umurongo wabo, bari ku murongo umwe. Urumva hagati yabo n'abamediateri babo harimo umwanya cyangwa espace. Nyine hari ahantu hadahagazemo abantu. Sinzi niba biri kumvikana. Birumvikana. Ndabyumva. Ubwo urumva hakaza undi murongo uri imbere yabo nyine. Nidushaka tuvuge ngo uteye intambwe uvuye aho bahagaze ba Mattis Delite na ba Yoro. Dushaka tuvuge ngo uteye intambwe wenda enye ujya imbere. Nizishake zibe cyangwa 5 cyangwa 10 biterwa n'izo ushaka. Nushaka utera intambwe tuvuge wenda 5 cyangwa se 7. Uvuye aho bahagaze ujya imbere. Ubone kwashyira urundi rukuta cyangwa undi murongo. Ku bantu barebye umukino urugero rwiza rw'uburyo ba Profise Pockets passe Dorgu ya high Foden uburyo yaranyuze mu bantu bahererekanyije babanyuramo. Hariya niho nibyo Pockets. Nizo Pockets turaza kubigeramo. Noneho linya ya kabiri imbere. Dorgu ibumoso. Ugarte, Bruno, Mazraoui bari ku murongo umwe. Yego. Reka mfate aho hantu ariho ntinda cyane. Hagati ya linya ya defense iri inyuma iyobowe na Mattis Delite na linye iri imbere yabo gato irimo Bruno Fernandes. Izo linye ebyiri uzifasha hagati yabo umwanya urimo hagati niho bita Pockets. Yego. Pockets rero zikunda ryari ni ryari bikunda ko hagati ya espace hagati ya linye y'inyuma na linye yo hagati bikunda ryari ko ubonamo Pockets cyangwa se aho hagarika abakinnyi bawe kugira ngo babashe guprofita ama espace nyine babashe gucenga bayi bana kwinjira cyangwa se bayatsinda igitego cyangwa yatanga pass iva mu gitego. Bikunda mu buryo bubiri. Buryo bwa mbere ahantu mani bayatakiraga na ahantu twita mu kibuga ngo ni muri half space. Half space ni he? Iyo uturuka kuri uyu murongo barenguriraho ugenda ukagera muri corner. Komezuze ugere hariya neza baterera kona. Wari wabona uyu mukino kuzamukana umupira acenga uvana muri kona acengera kuri uno murongo barirengeraho wegera nk'igiti kizamu. Ndabona. Mwa murongo uzamuka. Hari ukuntu acenga ukabona ageze kuri uno murongo noneho utambitse njira mu ruga rw'amahina ariko uteganye na hariya baterera corner. Apana uno murongo w'imbere nyine hano uriho akantu kameze nka fresh. Kuri ya murongo njira muri box uriho akantu kameze nka fresh wihorere. Fata iriya mirongo yo ku mpande. Ya indi nawe njira muri box ariko uturuka muri kona. Hari umushi yepfo hari n'undi uciye. Yego. Akabona kuzuri yawe imbere uriho naga fresh winjira muri box. Yego. Ifatira ingi yo ku ruhande. Ndayibona rwose. Ufashe uriya murongo winjira muri box ariko wo hepfo yegera kona. Ukagera na hariya kuri uriya murongo iyo barirenze barenguraho cyangwa hariya baterera kona. Uriya murongo. Espace iri hagati y'uyu murongo winjira muri penalty n'uyu murongo wo kuri corner. Uwo mwanya ako kantu ubona ni nk'akantu kameze nk'agakorodoro rwose. Unarebye n'ikibuga shape yacyo nakantu ubona nakayira nyine. Harimo akantu kakayira ukurikije uko iyo mirongo igenda harimo akayira gutya. Ako kayira niko Doku yakoreyemo igitego cya mbere. Half space z'iburyo ndakabona ko cyabonye espace nicyo twavugaga cyo kuba hagati ya linye inyuma na linye y'imbere yabo. Ntabwo harimo iki kintu twavuga cya compactness kuvuga ngo ninde uri busohoke mu gihe Man City ifite umupira abanze akore. Ubundi dukenera abakinnyi batatu iyo tugiye gushaka umupira. Dukenera umuntu usohoka akajya gufixa o bita porteur di ballon. Dukenera umukinnyi ujya kwataka ufite umupira. Yego. Si ngombwa ko umwaka. Icyingenzi nuko mujena abishoboye ku mwaka ni byiza cyane. Yego. Ariko icyo usabwa cyane ni ukumujena ku buryo igitekerezo afite atagikora uko abishaka. Yego. Uwo ni uwa mbere. Uwa kabiri dukenera ni umukinnyi ugomba kuza gukora icyo bita cover.
aho niho hagomba kuza ikintu gikomeye. Ese niba Bruno asohotse agiye kwataka umuntu ufite umupira, who is going gukavaringa aho hantu avuye kugira ngo atariho banyuze umupira? Sinzi niba uri kubyumva. Nabyumva rwose. Kuko urumva ni mwakina muhagaze kuri iyo mirongo mutahuje, murasohoka umwe akajya kwataka afite umupira undi akagira, you see. Niba hari umuntu usohotse agiye kwegera umuntu ufite umupira, aho hantu avuye nituma hafunguka icyo bita pockets, nituma haboneka espace nini aho baricamo byoroshye ikagenda ikagera ku mukinnyi wa Man City uhagaze wenyine ari uri free akabona icyo akora. Iyo rero bavuze ngo hari umuntu usohotse ugiye gufixa porter Dybala, tukavuga wa kabiri ugomba gukuvura umwanya we agahitaza akahagarara, reka mvuge ngo akahamusimbura aho yarari kugira ngo ahafunge, na wa wundi usohotse mu mwanya kugira ngo ajye gufunga ahandi akenera umukinnyi umukorera noneho nawe icyo bita gutanga balance. Icyo bita gutanga balance ni ukuvuga ngo hari wasohotse agiye gufixa porter Dybala, hari undi wagiye kumubera cover, nge ndaza ari ndutanga balance. Ndi kuvuga ngo hari uwimutse mu mwanya wajya kwataka ufite umupira, hari n'uyumutse mu mwanya ajya kumusigariraho. Ninjye ugiye gutuma haboneka umunzani utuma mu gihe ibikorwa byabo byombi bitarayisise, nge ndaza gusigara nakora icyo bita gutanga balance. Dore rero Man ikibazo igira cya mbere, Man U iyi couloir yararimo kunyuraho Doku nko ku gitego siritu cyane cyane cyambabaje cyane ni icya kabiri, banaza umupira ku ruhande rwa Nico Olili niba nibuka neza, ari 1-on-1 Doku, donc nako ari afite umukinnyi umufashe Doku. Doku aramusiga ati ye pasa baro, aramusiga ahita acomeka baro, yayakiriye muri half space, banaze n'amaboko, amaze kuyakira muri half space asiga umukinnyi wa Man U intambwe, baro ayicisha hagati y'abadefenseri ba Man U, baro iragenda isanga Haaland arayitsinda. ngira ngo abantu barabyibuka. Niba tubireba neza muri iyo logique y'abakinnyi batatu bari mu gikorwa kimwe bahuriyeho, harimo ufixa porter, harimo ukora cover, harimo n'utanga balance, iyo chaîne yose yapfuye. Uzi iyo chaîne abantu bayihuriyemo ku gice cye, ihuriyeho na Mazraoui, ihuriyeho na Reniero, ihuriweho n'umumediateri uri kuri urwo ruhande. Bisobanura iki cyangwa bivuze iki? Bivuze ko byoroshye mve mu mataktike akomeye, wenda hari ababyumvaga, ariko tujye mu magambo yoroshye noneho y'ikinyarwanda. Bivuze ko Man ikintu cya mbere kudefanda kwayo ntibigenda neza. Kubera iki bitagenda neza? Binyanye muri yapo yitwa responsibility role. Nabanje kuvuga shape, imipangire, ubwo nicyo nasobanuraga, uko apanga abakinnyi nuko bagomba gukina muri iyo myanya, bahanahana navuga ubufasha kugira ngo badasiga ibyuho cyangwa se ayo ma espace. Ingingo ya kabiri rero role zabo kukizibagora, kuki nyine kumenya ngo uyu nakora iki, ngenda akora iki, hanyuma ngewe ndakora iki, buri muntu mu nshingano ze. No kuvuga ngo ikipe iki ni igitekerezo, abantu iki kintu sinzi igihe bazacyumvira. Buri ubona abantu batsindwa nuko badafite communication ikwiye. Bruno Fernandes bamaje ngo niki cyatumye mutsindwa match, aravuga ngo hagiye habamo miscommunication, kutumvikana. N'umutoza yabivuzaho muri yanuza twumvise bwa mbere ngo lack of communication. Lack of communication. Lack of communication uzi kitanga. Iyo hano hatari communication, haza icyo bita misinformation, information zitarizo, iyo ushatse kugira icyo uzikoraho bibyara icyo bita chaos. Ahubwo urazica. No mu butasi barabikubwiye. Aho kugira ngo uterete amakuru atariyo Samiri, yateza akaduruvayo beta yihoreye. Wabireka. Niyo mpamvu ujyana nk'abantu b'abatasi babanza bakabati uyu muntu ibintu yavuze kuri kiriya gihugu, ni mureke twohereze abandi babanze barebe, bakakubwira ngo ngenyeshyamba ngo ziri wenda muri Kuala Lumpur ugahita urasa. Tureka mbarase birakomeye cyane. Bakubwira ati banza witonde turebe neza, to making sure ko tubahushuwa and clear, niturangiza twexecute accordingly, ariko dufite information zikwiye. Man U rero dore ikibazo ngiye mfite n'abandi bose babona, twese tubona, yavuze ati Dorgu bamugizeho ikibazo, ariko tuvugisha ukuri. Imyaka ya Reniero, umwana warerewe muri Academy ya Lille, mutoya
ubona yuko akiri umujyambere. Yakabaye avuga ngo mfite umuntu unyobora w'umusenta back mukuru, njye icyo nkora mfite responsibility zimwe. Niba mbwira ngo nzajya nzamukana umupira wenda nsorere baro iburyo cyangwa ibumoso mu gihe turi kwataka, wenda akambwira ati jya muri duel igira utya, ntago yore yakabaye abwirwa ngo uri gukina nk'umusenta back, ariko again you have to cover the space ku mukinnyi Mazraoui. Ugomba gukina uruhande rw'umudefenseur central, ariko kanakina n'inshingano z'umukinnyi wazamutse wo mu wing back. Mu yandi magambo ni ukumuhereza ku multitaskinga, ni uguhuza inshingano ebyiri ahari bimugora by experience, ibintu atakuriyemo, ari mpamvu asaba umutoza guhindura. Ashobora no kuba wenda twavuga ngo afite imbaraga nta kibazo yabibasha ni mutoza. Yego. Ariko ikibazo ni ese Reniero kuri kuruwara ari gukinaho imbere ye muri mediane afite abakinnyi bamworohereza ku buryo baro zihagera ari baro zoroshye. No kuvuga ngo ntabwo buri kanya haba harimo gukorerwa, navuga ngo akazi kenshi ku buryo ageraho akaba exhausted, akaruha, akananirwa guhangana n'iyo pressure nyinshi cyane. Kuko ari ikintu ugomba kumenya ku badefenseri bose. Urabona kuriya kariya kanuza k'imodoka gahanagura imbere kameza essuie-glace. Yego. Umudefenseri uzarebe wese iki kintu cyo muzagicunge. Iyo ekipe abona igeze hafi izamu ryabo, abadefenseri 90% biruka bajya mu rubuga rw'amahina, ntabwo biruka bamanuka kwegera ufite umupira hepfo. Nakibwa Deraro bwashize, iyo amanutse gatoya nka kwa kundi ka kanuza kagiye guhanagura kagenda, amanuka ari igihe abona nta danger hatari hari, abona nk'abakinnyi umukinnyi we ari kugigirana n'umuwinga baracyari kuri baro ni imbaraga ziri gukora. Hari igihe amanuka gutanga support, ukabona ntari hafi ya kona, wenda bahise baba babiri baraje bamuzuyeho bayimukuyeho barayimwatse. Ariko iyo abona umuntu ari gutwara baro neza, ewa nabona uri kwitwara nta rutangira uza neza, nka kuriya dukabaza dribble acenga yiruka, abona umuntu yaje nyine kwa kundi ubona nk'umuntu aje wagira ngo afite n'inkoni yanaye gukubita, ntabwo yiruka amwegera, yiruka ajya gufunga izamu. Yiruka asubira mu basobanuraga icyo twita kufunga space no gufunga izamu, mudahuza we n'umuvandimwe n'abyibuka. Iyo ari guturuka ku ruhande usohoka kumwegera, iyo ubona kumuhagarika aricyo gishoboka. Ariko iyo ubona yamaze kuza byihuta, akenshi abakinnyi gufunga izamu. Niyo mpamvu uzabona benshi bahita bashyira n'amaboko inyuma bakamutegereza, bakavuga ati ninjire box, n'ubundi ukabona icyo bo bari gukora ni ukumwima gusa, akabona aho izamu riri. Ukabona arabashose, ukabona baritambitse, bateza inda, bateza imitwe, bateza amaguru, bateza imigongo, bateza ibiki, ukabona baraserebetse, ukabona mbese ukabona bose na garidi nk'abantu nka bane bose bari kurwana na bari imwe y'umuntu umwe. Kuzayibona abantu bashaka ngo kuki ngatasose ngajye kumwegera, oya ni ukuvuga ngo uri kuza wiruka yaje yihuta, ni question yo kuba uri kuza akakubara rimwe iyo ayigucishijeho ya espace wabone izamu rwose, izamu biba ari muri imbere none ahita depose. Ibyo rero aba bari niyoro kwabwa ngo ugomba kufunga izamu ufatanya na Mama Matis Delete, ariko kanasubira hari hepfo ako kazi ka iburyo ibumoso kujyamo kuvamo. Mu byukuri ni tasks zitari ngombwa. Play simple, responsibiliza bisanzwe, amenye ko he's a center back, defensive attributions zize azempose, azigaragaze, aba ari zo nshingano runaka akora. Kuko amakosa yandi aba muri ibi bintu nayaye twavuze imbere gato yigeze kubivugaho gato ya Derari, bipfira mu gufata nka Ugarte uheruka gukina kuri Grimsby Town ibakuramo, umaze igihe adakina ukamushyira mu kibuga, warangiza kuri iyo ligne same line ukamwasosiyaho Bruno Fernandes, ni icyaha abahiye. Bruno nta na rimwe ari umukinnyi mwiza cyane wagufungira cyangwa wakubera redo ya defense, kuko baba bahagararanye bafite inshingano zimwe. Niba mbeshya tujye muri ya Chelsea yakinnye ibintu gatwara igikombe, yari gifite Kante na Matic na Fabregas imbere gato, Fabregas agakina imbere ya. Yes. Aho rero uri kuvuga ha Fabregas no Bruno yakabaye akina neza mu bitugu by'umwataka, amuri mu mugongo, kuko Derare yageze kubivugaho neza. Hari ibintu biruwima Bruno mwima gufasha mu gutsinda ibitego no kubirema
kuko nicyo kintu ashoboye kurusha ibindi kuko wamushyize kure cyane abahagaze hagati mu murongo abanyabyo kabiri. Noneho ikindi kibi wamwimye wanamwimye no kudefanda kuko ntabishobora yakabaye abikora ari muri ya linya imbere ya batatu ikora icyo bita pressing gusa cya kintu cyo kujya gukora icyo bita gufixa porter dibalo cya kintu nahereyeho no mu inshingano zo kumera nkaho ngo afite inshingano zo gukora cover cyangwa gukora balance kuko ntabwo umubiri we uko yakuze uko yakinnye uko yabayeho ntabwo bikunda. Uyu mutoza rero ikintu cyambere cyo gwabana inshingano zitari izabo nta makosa uti Dorgo offensively ni mwiza cyane yego I like him nkunda ibiri abicross bye nubwo nta bitego bivamo ariko ubona cyagiye cyahanyanyaze crossing ndi mubi cyane kigenda cyihuta cyane ariko kugerayo uzi ko iyagezeyo se biba bisobanuye yuko Luke Shaw agomba guhitaza gukina kuri gatatu. Iyo Luke Shaw agiye kuri gatatu kujya guheza nyine urwo ruhande Dorgo yavuyeho ese nuri kumva ko umutatanyije cyane na Mathis de Ligt ko hahise yabonekamo ikintu cy'icyanya kinini cyane. Ni ukuvuga ngo twatanze urugero mu gitondo mu rw'imikino ipana irimo stretch abantu barayizi iyo uyikuruye ugatandukanya buriya budodo bukoze kare akantu ka stretching plastic ipantaro irakweduka niyo mpamvu uzumve niyo bari kutugurisha ipantaro rwose arayikora wigira ikibazo kuri kwegereye cyane ngo uzakomeza kugira yambara izagukwira cyane birakweduka kubera iki arabizi ko nuyishyiramo ubwo budodo uko bugenda bukweduka nanabufura izagenda itandukana igira nawe rero arakwedura defense ye cyane. Kandi ubundi ikintu cyambere gituma umuntu adefanda neza nuko nyine Adelare yigeze kukivuga ariho tutari turi kumvikana cyagiye no gufunga espace kuko ifunze espace nibwo byibura ugira garanti yuko abantu batabona izamu. Ubundi gufunga izamu ni option Z abahanga ba preventing ikintu kitaraba. Niyo mpamvu n'amakipe atanatinya kukudefandira mu kibuga cyawe akagupressinga kuri linye neza hariya kwa gardien wawe akavuga ati aho kugira ngo baze kuza mbe ndwana no kurinda izamu ryanjye banshotagura reka mbasange mu kibuga cyawe mbabuze. We rero ahita are mu buryo afungura nyine akudefanda wamwatatse aho kugira ngo akwatake aravuga ati ndaza gufunga izamu nibasha ibikorerwa imbere n'ibindeba nimuze mu nyatake nditeguye ni kosa icyo rero nicyo kudaha abakinnyi responsibility mu myanya ikwiye ariho ubona bamugiye bati vraiment ntabwo ari byiza pe ntabwo ari byiza ntabyo nahindura ariko muri ntabwo mbihindura mundeke I can change men icyanyuma rero nyansoza umuvandimwe Pep nawe tumuhinda byiza yego ngira ngo niyo ngingo ya nyuma wambwiye ahangaha Pep yakoze akantu keza uyu mwaka